mbabara ndaguha amafaranga yose ushaka ariko mbabara mwese uri mu biki please zana numero muhamagara njyewe uri kuntunguza ibintu ntari kumenya habaye iki mbabara ndaguha amafaranga ushaka yose ariko zana urayama ari kashi afatika mu ntoki ndaguha kuri telefone ariko mbabara please kuri telefone ndakwinginze genda uzane nguhe nimero ushyiramo amafaranga kirabo uyu ni sheri wanjye bite ushaka ni byiza witwa nde nitwa Snow yego aho kwa byakase ukora iki ndi manager w'uruganda genda umuzanire icyo kunywa nashaka afite n'ikinyabupfura cyinshi cyo kuba nifata gutya nawe ukifata ko harya uruwesha akira bize ni ibiki akira sha ibi ni ibiki njye ibyo nguhura byanga ntabwo nabifata ntazi ibyo ari byo sasa rero ndi kubona muri iki gihe mugiye kujya mugora abantu mugiye kujya muza mufatirana abana b'abantu nimurangiye mutangire mugorane
iki ni ikinini ugiye kugenda gishyire mu cyo kunywa cy'umwana wanjye. Ndiyo nyishyire mu cyo kunywa cy'umwana wanjye, hanyuma bibaye ari uburozi nkamwica. mbese urabona nshaka kwicira umwana wanjye nibyariye? Uri kubona nshaka kwicira umwana wanjye nibyariye? Iki ni ikinini cyo kumukuramo inda wamuteye. Wumvise? Njyewe wowe namuteye inda. Narifashe ansa wawe mutera inda. oya wamwoherereje wamuteye. Ntabwo tujya dutera inda ngo zifate. Yarakubeshye. Murarongora gusa mukigendera. Ntabwo icyo nagishyira mo hariya. Urafata ntufata? Ngo nyikoze iki? Uragishyira mu cyo kunywa cy'umwana wanjye. Bigende bite? Kuramo inda wamuteye. Njyewe wowe nici umuziranenge atwite. Okay. Ndikumva njye ntabyo nkora. Ntabyo ukora? Ntabwo bishoboka. Okay. Sécurité. Ouais, sécurité. Kama musenzi. We ndavuga ibintu ukazana ibintu byo kwigira nabi. Urashyiramo aya ntabwo ushyiramo? I can't. Urashyiramo ntushyiramo? I can't do. Okay. Sekirite ibikoresho bya ntubifite se? Buriya mu kanya ngiye kuguha umwanya wikorera ibintu byawe, ndabona hano bigoranye. Wa gasore we rero ufite amahitamo abiri yonyine. Ni ugukora ibyo ubwirwa cyangwa utegekwa cyangwa se ariko kiriya cyumba hari icyumba cyacu utazi buriya mu kanya uri bujyemo. Sekirite aragutwaramo ajya kukwigisha gakeya imico y'imbwa ziva ahantu habonetse hose zikaza kuza kumva ko ungira mu mwana gusa Sekirite arakwigisha biri bukunde biri buze gukunda. Urashyiramo ntushyiramo? Etiya uri muririza biracyoroshye, ntabwo urajya mu cyumba cyo bakwigishirizamo imico. Birajyamo ntibijyamo? Ukumva uzatera inda sha wowe Nico umuntu. Kwica umuntu ugiye kwica ndamusenyi. Wumva ugiye kwica? Urashyiramo ntushyiramo? Okay, reka turaje turebe mu kanya. Turaje mu kanya njye nawe turebe. Sekirite mu kanya arakwinjiza ahantu. Ariya sekirite za spana ziracyari nzima cyazarashaka. Ndakwinginze. Zirahari. Ndakwinginze mubari basi. Ari mu mutwe turayafunga. Muri iyi nzu mubari. Kaveho uruhu wa mushenzi urava muri iyi nzu ibyo ukora babikoze. Uragiye ugiye kunsokagurira umwana urukumva wa mushenzi we ugomba gusuka umwana hanyuma ukagenda kuri mbabarire rwose ndabinginze. Fata kiriya kintu njye ntabwo nakica. Fatwa mpiri wa musenzi. Fata kiriya kinini ko nkubwiye. Bika mu mufuka. Shyira mu mufuka. Shyira mu mufuka wa mushenzi. Sinkavuge kabiri. Gahunda urayizi. Wumvaga nyine none abiteze
ibi nta shaka warimo nsengera ariko birahagije nta kibazo. Ngo gahunda ukuntu imeze propose umukobwa wanjye nicyo cyatumye ibi biba nta propose umukobwa wanjye ni mwiza habura Diamond sha musore propose umukobwa wanjye nta kindi proposa umukobwa wanjye kuvuga ikinyarwanda ni ibiswahili ni iki proposa umukobwa wanjye birakunda ntibikunda proposa umukobwa wanjye ntabwo nabikora. musore ibyo mvuga ntabwo byumvikana. Sekirite sekirite injira kingaho neza nizere ko nazanyoniza mu giti zagiye. Yes boss turapropose umukobwa wawe. Okay, secretary, uko gahunda imeze. Secretary, uretse gukiretse. Uko gahunda imeze. Nta muntu n'uyu n'umwe wemerewe gusohoka hano keretse mbikubwiye. Igiye kugana. Impeta ngiri ashaka. Ibindi byose twavuganye urabizi. Ngiyo. Komeza witware neza kandi. Imbere nawe. Kubera iki wanzanye muri ibi ngibi? Please, ntabwo nari ko biri bugende gucyamo bagamba kwinginze. Please, Ibi bintu muri kunkorera hano niyice ubuzima iwanyu. please, ntabwo nari nzi ko biri bugende gucya. Hanyuma mu nyangize gutya kamwe na kakagira. Please, Gwiki? please, Ubari njyewe reka ntabwo byashoboka. please, ndakwinginze. Please, ndakwinginze nukuri mbabarira. Please, ndakwinginze nukuri mbabarira. Ntabwo nari nzi ko biri bugende. Please, mbabarira ndakwinginze. Mbabarira ndaguha amafaranga yose ushaka ariko mbabarira ndakwinginze. Please, mbabarira ndakwinginze. Please. Hanyuma rero kubera ko mufite amafaranga muri abantu batunze menshi uri kumva wampa amafaranga nkangiza ubuzima bwanjye. Please, mbabarira nakunandika ariko biri bugende. Please, ndakwinginze. Mbabarira. Urabona ikintu nkeneye cyane ari amafaranga ku buryo nakangiza ubuzima bwanjye hanyuma nkakwitangira. Please, mbabarira.
ndakwinginze ni ukuri kwimara mbabara ntabwo nanditse ko ariko biri bugenda please mbabara ndakwinginze oh my god please ndakwinginze please mbabara ndakwinginze mbabara ndakwinginze oh my god rero murakomeje gushaka kunyangiza mbabarira umuntu wanenda ntabwo yakoze ibyaha baramufunga waguteye inda yakoze ibyaha baramufunga nta wundi muntu wemerewe kwinjira muri uru rugo none mbabarira nshikisha umvana hano hantu ese hano ni muri gereza ku buryo nta wundi muntu wemerewe kwinjira dati ntabwo wemera ko hari undi muntu ugera muri uru rugo mbabarira ndakwinjiza munsiga turajyana nicyo cyatumye nzana muri ibi ndakwinginze munsiga turajyana hanyuma urava iwanyu ujya hehe twigisha ni ukuri kw'Imana dati yambujije gusohoka mwa runo rugo mbabarira ndakwinginze ni ukuri mbabarira please turajyana n'inzira ubu murakomeje gahunda zanyu nabyibagiwe murakomeje gahunda zanyu ni ukuri ntabwo